Amazina nitwa Rwamagira Xavier. Nishimiye ko twongeye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve icyo Imana yaduteguriye muri uyu mwanya. Imana yacu nziza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Turakwingize kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, utwuzuze umwuka wera, udusiga amavuta, uhembure imitima yacu. Ijambo ryawe ridukize, kuko ijambo ryawe ari inkota ikebera mu gihombi. Ijambo ryawe ryubaka ibifite umumaro ku buzima bwacu. Ijambo ryawe risenya ibidafite umumaro. Turakwingize ngo umwuka wera aze anekosti before adusobanurire data wa twese mwiza, kugira ngo tubashe guhishurirwa, kandi ijambo ryawe ritubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Turakwingize mu izina rya Yesu kugira ngo tubere devo de kere shayiro isiri wirinima ene contre benevo umuyobora, kandi utubere umugenga wa byose. Urakoze mwami, dutangirane nawe kugira ku musozo mu izina rya Yesu tubyambaje. Urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 16 ku murongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 16 umurongo wa 13. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabigwishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana impaye iri jambo kugira ngo turiganireho, ijambo ryitwa urufunguzo. Urufunguzo, mu buzima busanzwe tuzi urufunguzo ko ari urufungura cyangwa rugakinga. Ari narwo uyu mugabo Petero Yesu Kristo bibonaniye akamubwira ngo nzaguha urufunguzo rw'itorero. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se nzaguha urufunguzo rw'ubuzima. Imana yacu yabwa icyubahiro. Iki cyari igihe cya Yesu Kristo, ubwo yari amaranye igihe n'abigishwa be, amara igihe agendana nabo, amara igihe asengana nabo, amara igihe ababwiriza, anabigisha. Ariko igihe kigeze arabicaza, arababwira ngo tumaranye igihe kinini, twanyuranye muri rubanda, twanyuranye mu bibaya, twanyuranye mu misozi. Ni kimwe nuko nawe uzi aho wanyuranye na Yesu, uzi igihe mumaranye, uzi imisozi mwatereranye, uzi ibyiza mwasangiye. Imana ishimwe, buri wese hari aho yanyuranye na Yesu, kandi buri wese hari aho yicaranye nawe, buri wese hari aho yahuriye nawe. Imana ishimwe, buri wese agira aho ahurira n'umwami we, kandi agira aho baganirira, agira icyumba cy'ibanga avuganiramo n'umwami, agira umwiherero n'umwami we. Imana ishimwe cyane. Muri Kristo Yesu abantu abo bari kumwe na Yesu Kristo, ariko Yesu arabicaza abatangira kubabaza ibibazo. Harabwira ngo ariko muri rubanda iyo turimo tugenda, abantu bagira ngo ndinde? Iyo bari kureba nzura abapfuye, iyo bari kureba ibirema bihaguruka, impumyi zihumuka, bagira ngo ngewe umwana w'umuntu ndinde? Ngo abigishwa ngo bareba naho, ngo ariko Petero ngo arangije ngo arahishurirwa, aravuga ngo bagira ngo uri Kristo. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Petero arahishurwa, aravuga ngo uri Kristo umwana w'intama w'Imana uhoraho. Icyakora abandi bo baramubwira ngo uri Yohana, abandi uri Eliya, abandi uri wa muhanuzi. Ariko arangije arababaza ngo mbese mwebweho ubwanyu mugira ngo ndinde? Mugira ngo umwana w'umuntu ninde? Petero arahishurirwa. Imana ishimwe. Aravuga ngo uri Kristo umwana w'intama w'Imana wari ukwiriye kuza mu isi, umwana w'Imana isumba byose, uhoraho, umukiza w'abari mu isi bose. Yesu Kristo abwira Petero, amubwira ati, Petero we, si wowe, si inyama n'amaraso, ahubwo
ni data wo mu ijuru ukumpishuriye. Iyo atakumpishurira Imana ishimwe, iyo atakumpishurira ntabwo wari kumenya, iyo atakumpishurira ntabwo wari kumbona, ariko data arakumpishuriye. Ariko humura Petero, guhera uyu munsi nzubaka itorero ryanjye kuri wowe, kandi amarembo y'ikuzimu naho yazikuka ntazarishobora. Icya mbere hari ikintu nzaguha, aramubwira ngo nzaguha urufunguzo rw'iri torero, nzaguha urufunguzo, niho amarembo y'ikuzimu atazarishobora. Kandi kizaba gihambiriwe mu isi uzagihambura, ndetse no mu ijuru ugereyo ugihambure, ndetse n'igihambiriwe mu isi nacyo kizaba gihambiriwe kandi no mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu abonye urufunguzo, hari ibintu biba ahambura byari bihambiriye. Reka nkubwire, uru rufunguzo natwe turarufite, twararuhawe. Imana ishimwe. Twahawe urufunguzo rwo guhambura. Hari ubuzima bwawe bwahambiriwe, umwanzi yarakugenje araguhambira ngo ntuzabyare, araguhambira ngo ntuzaheke, araguhambira ngo ujye ucuruza uhomba, araguhambira ngo ibyawe byose bijye bihinduka umuyaga. Ariko twahawe ubutware, twahawe ubushobozi. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo dore, ibuka ko wahawe urufunguzo, wikure mu buzima umaze bw'igihe. Imana irashaka kumenya kwifungurira, Imana irashaka kumenya guhambura ibyo baguhambiriyeho mu ijuru bakanabihambira no mu isi. Nurangiza ubihambure mu izina rya Yesu, ubuzima bubi buhunge. Endekotremevomberie dosaya. Umaze igihe uvugana n'Imana ariko ibyawe ntibigende, umaze igihe uvugana n'Imana ariko inzira ukabona zirafunze. Ndakubwira ngo ibuka gukoresha urufunguzo wahawe na Yesu Kristo kugira ngo ubashe kwifungura, haba mu isi wifungure, haba no mu bwami bw'Imana wifungure. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu bijya biduhambira, bikaguhambira ngo utazashaka, bikaguhambira ngo utazabyara, bikaguhambira ngo utaziga, bikaguhambira kugira ngo ibyawe kube kwizengurukaho, ibyawe bibutayu, ibyawe bibamarira, bibe kurarira, kwirirgurira, nutakira abantu inshuti zikakuvaho. Ndagira ngo ubwire ngo menya kwihambura no gukoresha urufunguzo wahawe. Ici bando kando wa izini odrere prefonde bone kando wa ihisino averie. Nta kindi gihambura ubuzima bwawe sibye urufunguzo twahawe. Uru ni rwo Petero yahawe. Aramubwira ngo umva, amarembo naho y'ikuzimu yazikuka ntazashobora itorero rifite urufunguzo. Uzajya ukinga unakingure, ushaka kwinjira ukingure winjire, ushaka gukinga ukingiranye abadayimoni. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Nicyo ndarije kukubwira Imana imbwiye. Ibuka gukoresha urufunguzo, wihuze n'imigisha yawe, ufungure wihuze n'imigisha yawe, ufungurire amafaranga ze, ufungurire umwuka wera ze, ufungurire amayerekwa yinjire, ufungurire gushaka bize, ufungurire kubyara bize, ufungurire guheka bize, ufungurire kubaka bize, ufungurire imodoka zize, ufungurire imigisha yinjire mu izina rya Yesu. Fata urufunguzo dusenge. Nawe ugira ibintu ufungura, gira ibintu ufungura mu ruhande rwawe. Fungura ubukene busohoke mu izina rya Yesu. Fungurira uburwayi busohoke, fungurira inzara isohoke, fungurira ibyago bisohoke mu izina rya Yesu. Hari ibintu bimaze igihe biguhambiriye, hari ibintu bimaze igihe bikuboshye, ariko ndakwibutsa gukoresha urufunguzo wahawe. Wigira ubwoba, Yesu yaratsinze kandi Yesu yaranesheje. Nta wundi abereyeho, akubereyeho kandi ambereyeho. Mu izina rya Yesu tugiye gusenga. Ugira ibintu ufungurira, ubibwire ngo ndagusezereye, ubibwire ngo ndagusohoye, ugira ibintu ufungurira, ubibwire ngo ndakwinjije. Tangira dufatanye isengesho. Gira ibintu winjiza mu buzima bwawe, gira ibintu wihuza nabyo, ihuza n'umugisha wawe. Iteka iyo umuntu agiye ku isoko, agiye kugura telefone, bisaba ko ayisetinga uko ashaka kwizabya ikora, akaba ariko ayikoresha. Nawe tangira wihuza n'amasezerano, ihuza n'ubuzima bwiza, ihuza n'imodoka, ihuza n'amazu, ihuza n'urushako, ihuza no kubyara, ihuza no guheka, ihuze n'ubuzima bwiza. Reka nkubwire, gira kandi nanone numara kugira ibyo wihuza nabyo, ubifungirane mu ijuru. Ntawe uzabasha kubifungura cyangwa kubikura. Niwarangiza
ugire ibintu witandukanya nabyo, witandukanye na karande zo mu miryango, witandukanye n'ubukene bwakubaye akarande. Ibyo byose byari bikugose, ubibwire ngo ndagusezereye muri uyu mwaka, ndagusezereye muri uku kwezi, ndagusezereye kuri iyi tariki, ndagusezereye sinzongeye kukubona ukundi. Wibagirane wa bibazo we, wibagirane wa ntambara we, wibagirane wa byago we, wibagirane wa makuba we. Ubwire ibintu ati bayi bayi, wari waranzengereje ariko nafashe urufunguzo mu izina rya Yesu. Urufunguzo nawe rwakire, uwihandurire, uyatureho ibintu byiza kandi ugiye kubibona mu izina rya Yesu. Ndagutangarije ngo hari impinduka zibayeho, hari ubuzima bwiza buje, hari imbaraga z'Imana zikugezeho, hari umwuka wera w'Imana ugusutsweho. Aka kanya ugiye kuzura umwuka wera, ugiye kongera uhanure, ugiye kongera ubwirize. Wari warasinziriye mu buryo bw'umwuka ariko Imana iragukanguye. Ifungurire, wivane mu gihome wari warakingiranyemo, wivane ahantu Satani yarakujyane, kuko uyu ni umunsi w'ubutabazi, uyu ni umwanya wo kubohorwa, uyu ni umwanya wo gutabarwa mu izina rya Yesu. Wowe ufite uburwayi izere gukira, sohoka muri ubwo burwayi mu izina rya Yesu. Imana intumye kugusohoramo, Imana intumye kugukuraho bari baragutwaye, Imana intumye gukura mu buzima bubi mu izina rya Yesu. Izere Imana, tugiye gusenga, ibyo buzima bugiye kurangira, ugiye kwibagirwa ubuzima bubi, ugiye kwibagirwa amarira, ugiye kwibagirwa intambara. Hari ubuzima bwiza Imana ikuzaniye. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu, kandi wizere gutabarwa n'Imana, wizere igisubizo kivuye mu ijuru muri aya masaha, kandi bigiye kugukorera mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu turagushimye kuri Imana yatanze urufunguzo, turagushimye ko ugiye gufungura ibyari de gondier bovaine contre de bonnes stances kenimando, byari byaratubasha bikatuvaho, imigozi igacagagurika, ibibazo bigakurwaho, amakuba akarangira, ibyago bikarangira. Desango de bonne da konga manga sidrebo ende shandikene wa de bonne fodra izini ogani mini odra isiwa inekwa. Kandi turagushimye ko turemeye inzira. Uwiteka nushimwe, Uwiteka nushimwe. Reka uhereze guhembuka abantu bamaze igihe mwami bari mu mabaro, abantu bamaze igihe barira, abantu bamaze igihe mu izina rya Yesu bafite intambara, bafite ahantu bari barafungiraniwe, ibibazo biri byinshi mu buzima bwabo. Reka uyu munsi wa none ubimareho, reka uyu munsi wa none ubikureho, reka uyu munsi wa none ubirangize. Binjire mu buzima bushya, binjire mu marembo mashya, bongere bakire, bongere babone amashimwe, bongere bagire imbaraga, bongere bumve ubuzima buje mu izina rya Yesu. Turagushimye ko ubikoze, turagushimiye ko uri gukiza indwara, turagushimiye ko uri gutabara, turagushimiye ko ari ingumba zigiye kubyara, turagushimiye ko ari abagore uhaye gutwita, turagushimiye Yesu, turagushimiye ko ari abantu bavuye mu buzima bubi, turagushimiye ko ari abantu utangaje mu izina rya Yesu, turagushimiye ko ari abantu wiyeretse, turagushimiye ko ari abantu ugendereye, turagushimiye muri aya masaha ko ari abantu bohoye, hari abantu bari kubohoka, hari abantu babohotse mu izina rya Yesu, hari abantu babohotse abafatanyije nanjye kwizera, abafatanyije nanjye gusenga, hari abantu uri gukora ibitangaza, hari abantu utandukanye na karande, hari abantu ukuyeho imbaraga mbi z'umwijima zari zarababoshye, zari zarabazitiriye kugira ibyo bageraho, kugira aho bagera. Ndagushimiye ko hari abukuye hasi, hari abushyize hejuru, hari abubohoye mu isi y'umwuka, hari abubohoye mu isi y'umwuka, hari abubohoye mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka hari ibitangaza ukoreyemo, mu isi y'umwuka hari ibitangaza ukoreyemo. Imana ishimwe, ndagushimiye Uwiteka Imana ko ibiganza bikura Mana bikwizeye, bikuramburiye mu izina rya Yesu. Amaboko hari icyo ushyizemo muri ibi biganza mwami, hari icyo ushyizemo muri abafatanyije nanjye kugusenga, hari icyo ushyizemo mu izina rya Yesu. Hari ibihindutse ku buzima bwabo, hari ibihindutse mu mibiri yabo, hari ibihindutse ku manywa na nijoro, hari inzira nshyashya ubaremeye, hari umwami Imana kurinda kwawe kubagezeho. Urakoze, turagushimye yuko ukoze ibitangaza, yuko ukoze imirimo, kandi wihesheje icyubahiro muri byose. Tubyambaje twizeye Imana kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen, amen. Tubibutsa gukanda ku nzogera kugira ngo urusheho gukurikirana ijambo ry'Imana kuri Jesus Amicaci. Amen, amen, amen.